Ngizaba umwishukiye yego ariko pay attention nzamuramburaho ukuboko kwanjye murimbure. Pascal ndagira nkubwire ngo iki gihe kigeze Imana igiye kurimbura umuntu witwa umuhanuzi wese wavuze mu izina ry'Imana akavuga abwirijwe n'umwuka wa Satani akabeshyera Imana amaze kwinjira hera. Ntago bicitwa iyobokamana ryabaye iyoboka Satani. Satani akabeshyera Imana ngo ni Imana ivuze kandi Imana itavuze. Impamvu bavuze ngo njye Uwiteka ninjye uzaba umwishukiye ni ukuvuga ngo uyu nguyu ni icyambu ni icyapa. Pascal wari wabona icyapa muri feruje feruje ugira gutya ugatambuka ikaguhagarika ikakuyobora ariko isigara aho ngaho. Ni icyapa niko kimera kirakuyobora yego ariko kigusiga aho ngaho igihe kikazagira icyo cyapa bakagishwanyagura bakagita muri puberi. Ngizaba umwishukiye ariko pay attention nzamuramburaho ukuboko kwanjye murimbure. Pascal ndagira nkubwire ngo iki gihe kigeze Imana igiye kurimbura umuntu witwa umuhanuzi wese wavuze mu izina ry'Imana akavuga abwirijwe n'umwuka wa Satani akabeshyera Imana bizahwana no kurimbuka kumwe. Wowe wakiriye ibinyoma utabashije kumenya umwuka w'Imana kubera yuko kuva Pascal uyu muhanuzi uri guhanura ibinyoma n'umuntu uri guhanurirwa bose bahuje irari. Ibi bintu banze byumva bahuje iki irari. Irari rero ari wowe uri gushaka ubuhanuzi ufite icyo urarikiye. N'uyu muhanuzi nawe uje guhanura ateretswe atagize ikintu Imana imwereka nawe ahuje irari nawe afite icyo ararikiye. Yesu yaje kuvura imitima ibabaye ariko kubguye aka kanya imitima y'abantu iri kubabazwa n'abagakwiriye kuyivura. Imitima y'abantu ijambo ry'Imana ryahindutse ingume kubera abarivuga mu buryo butari bwo n'ababikoresha mu buryo butari bwo. Ubu ntago byari bikwiriye yuko umuntu abasha kuvura umuntu urarwaye ngizaba umwishukiye ariko pay attention nzamuramburaho ukuboko kwanjye murimbure. Pascal ndagira nkubwire ngo iki gihe kigeze Imana igiye kurimbura umuntu witwa umuhanuzi wese wavuze mu izina ry'Imana akavuga abwirijwe n'umwuka wa Satani akabeshyera Imana. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza. Imana y'amahoro rero ishimwe ko uyu munsi mwahisemo ko kufatanya natwe muri ubu butumwa cyangwa se muri iri jambo ry'Imana cyangwa se muri ubu buhanuzi. Unyemerere rero we wamaze gushyira urushinge kw'Imana irahari TV nturuhakura aho gomba ik'Imana gushakaho kuri uyu munsi wa none. Waba dukurikiye urwaye cyangwa se ubabaye cyangwa ufite ikindi kibazo kigiye gitandukanye, nakubwira ngo kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Kuri kamera zacu turi kubonaho namwe muri kubonaho umukozi w'Imana. No bwa mbere tumwakiriye ariko amaso nawe araguhereza wirebere, urabona ko numwe mu bantu bagihagaze neza cyane. Uraho neza mukozi w'Imana? Yesu nahimbazwe. Amakuru yanyu? Imana ihabwe icyubahiro. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu numara kubibwira ubundi dukomeze. Murakoze Imana y'umugisha. Nitwa Evangeliste Niyonshuti Jean Pierre. Evangeliste ni izina ry'ivugabutumwa ariko amazina nitwa Niyonshuti Jean Pierre. Umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana babiri. Nsengera ku itorero rya ADEPR Kacyiru Umurediye yabaye kabari. Turashimira Imana rero ko yabashije kuturinda. Imana y'umugisha. Yego. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Ntabwo turi buze gutinda cyane ko tujya dukora ikiganiro gitoya kiza
gutuma abantu bakireba bakakirangiza kugira ngo bumve icyo Imana ibashakaho. Reka ngusabe kugira ngo mbere ko dutangira ikiganiro cyacu banze usenge Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kuri Imana yera, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbaraga zawe, imbabazi zawe, ubuntu bwawe, tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yose, kanya nk'aka ngaka uri Imana y'icyubahiro. Kuba tugeze ahangaha kuri uyu murongo, tugushimiye ko wabyemeye. Twicaye ahangaha kuri iyi ntebe kuri kamera, tugushimiye ko uri Imana yemeye ko tugera aha hantu. Iminsi yagiye itambuka ni myinshi, hari benshi basinziriye ubutagaruka, ariko twe turacyahumeka umwuka w'abazima. Suko turi beza, suko turi bitangaza, ahubwo n'imbaraga zawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye rero iminsi nk'iyi ngiyi, hari benshi bazatwumva n'abatwumva. Mwami, ndakwinginze kugira ngo uzabe umutima wo kumva kandi bumvire cyane, kuko kumva biruta ibitambo. Iyo umuntu yumva aba afite byinshi mu mutima we, ariko utumva we ntabasha kumenya. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo izina ryawe riduhe kumva no kumvira, kuko ubwiza bwawe nicyo gitangaza tubona. Uri Imana y'ibitangaza rero, Imana y'imbaraga n'ubutware. Turagushimiye, dushimira izina ryawe yuko tugejeje uyu munsi tugihumeka. Urakoze, urakarama ko byumvishe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye, mukozi w'Imana. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Ntabwo turi buze kujya kure cyane yo kuri social media, ariko nanone ntabwo turi buze kwinjira mu bantu batabarizwa muri ibi bintu nakwita ngo iyobokamana. Mbose imbizi ntihagire yenda uza kuntekereza ukundi, ntabwo ndi bubyita uko bitari. Ni iyobokamana, amagambo yose aganisha ku ijuru ni iyobokamana. Hanyuma mukozi w'Imana, iyo witegereje ukareba ikintu kijyanye n'iyobokamana, cyangwa se ikintu kijyanye n'abayitwa ko ari abakozi b'Imana, ariko by'umwihariko kuri social media, ubibona ute? Imyitwarire yabo uyibona ute? Na mbere y'uko social media iza, wababona ute, bitwara ute mu materaniro cyangwa se mu byumba by'amasengesho? Mbivugiye hamwe ari bibiri kugira ngo nze kuza kuguha umwanya urambuye utunyuriremo, noneho niturangiza tuze kuganisha kuri message Imana yagutumye ugomba kutugezaho uno munsi. Murakoze cyane Pascal. Yego. Ikintu cya mbere ubanje kuvuga, uravuga ngo iyobokamana. Ubundi iyobokamana ririmo ibintu byinshi. Kuyoboka Imana ni kimwe, no kuyoboka Imana zindi ni ikindi. Hari Imana nyamana iyobokwa mu buryo bumwe, n'Imana bita ibigirwamana, kandi nayo yitwa Imana. Nayo bayita mu mikorere y'abo bantu, nabyo babyitwa ari iyobokamana. Iyobokamana rero hari ibintu byateye kera hari uburyo abantu bavugaga Imana mu buryo bwumvikana. Yego. Kandi mu buryo bugaragara, abo bantu mu buryo bugaragara byabaga ari ibintu byiza, ari ibintu by'agaciro, byabaga ari ibintu bikwiriye kugira ngo buri muntu wese abigereho. Abantu barasenga ukabona buzuye umwuka wera, abantu barasenga ukabona ibyo bavuga birimo gahunda. Abantu mbese wumvaga uburyo bavuga Imana byari bitandukanye cyane n'ibyo mbona kuri iyi minsi. Social media rero zabayeho, zaje zizambye ibintu rimwe na rimwe. Abantu benshi bari gushaka gukora ibintu bitwaje ibijyanye no gushaka indamo. Iyobokamana risigaye ririho aka kanya ni iyobokamana ry'indamo, ntabwo ari iyobokamana byo kumva Imana by'ukuri cyangwa se byo gukora ibintu bizima. Ahubwo ndi kureba nkabona iri iyobokamana riri kuboneka ari iyobokamana ry'indamo. Rero muri aka kanya ntabwo namenya ukuntu ibintu bimeze, ariko Satani yamaze kwinjirira abantu. Satani yamaze kwinjirira abantu, Pascal. Yego, ndakumva. Satani ari gukora ku mugaragaro. Hari ibyanditswe biri mu buhanuzi. Ubuhanuzi bugaragaza iyi minsi turimo. Paulo yaravuze ngo igihe kizaza ubwo abantu bazabikunda, birarira, indashima, bahimuka. Ibi rero nibyo duhagazemo aka kanya, kandi nibyo
tuvuga buri munsi. Iri yobokamana rero riri kuboneka muri iyi minsi bijyanye n'ibi bintu bya social media, ni ibintu bitumvikana Pascal. Ni ibintu bitumvikana rwose. Yego. Satani yazamuye ikintu gikomeye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ikizira cyamaze kwinjira hera. Ibyo rero ibi bimubona mu masocial media bitambuka bidafite umumaro, abantu birirwa babeshya ubuhanuzi bwo guhanura. Pascal, ikintu nshaka kugira ngo nkubwire, yego, kandi nawe ubona kera, ndagira ngo nkubwire ku bintu bibiri. Yego. Umuganga, ubundi nkubajije umuganga wansobanurira umuganga nyirizina icyo ari cyo? Yego, nakubwira ko ari umuntu uvura abantu. Ni umuntu uvura abantu. None Pascal, hari ahantu wigeze ubona umudogiteri ubyaza cyangwa subaga abasha kujya gufata umubyaza ubyara cyangwa se uri kubagwa akajya kumubagira ahantu abantu benshi babona? Oya. Bishatse kuvuga ngo ubuzima tubayemo aka kanya ni ubuzima bubi. Ubundi umukozi w'Imana cyangwa se umupasteri cyangwa umunyamasengesho yagakwiriye kuba ari nka muganga w'abantu, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Yesu yaje kuvura imitima ibabaye. Ariko kubwuye aka kanya imitima y'abantu iri kubabazwa n'abagakwiriye kuyivura. Imitima y'abantu, ijambo ry'Imana ryahindutse ingume kubera abarivuga mu buryo butari bwo n'ababikoresha mu buryo butari bwo. Ubu ntago byari bikwiriye yuko umuntu abasha kuvura umuntu. Urarwaye, uje gusengerwa, uri kuvurirwa ahantu kuri social media. Byari bikwiriye yuko umuntu ajya gusengera undi indwara y'abadayimoni cyangwa indi ndwara amutunze kamera. Oya. None se kuki ibi bintu biba? Nanjye nibyo ngira ngo ikizira cyamaze kwinjira hera. Ntago bikitwa iyobokamana, ryabaye iyoboka Satani. Ntago bikiri iyobokamana. Wari wabona ubundi byari bikwiriye yuko umuntu ajya kubatizwa mu kwimika mu mazi, umuntu yuzuye umwuka wera atunzwe kamera. Iby'Imana barabifashe babihindura imikorere ya Satani. Kandi hari ibintu bitari byo. Ubundi umuntu yagakwiriye kuvuga ikintu kigaragara mu buryo bw'umwuka. Nimba ari ugusenga mu mwuka, ni mu mwuka. Iyo dusenga twihishe cyangwa se tutari ahantu hagaragara, kuko ijambo ry'Imana Pascal riravuga ngo ni mu nsangano hatari abantu. None kuki tujya gukora ibintu byagakwiriye kuba ari ibihesha Imana icyubahiro, abantu bakajya gutunga abandi kamera? Iyo kamera rikwiriye kuza mu buryo bwo kuvuga ubutumwa bugaragara nko ku isi hose. Ariko ntabwo kamera rikwiriye kuza uri kuvura uri gutunga kamera. Ari igikorwa Imana ikubwiye cyo gukora, uri kugitunga kamera. Ese ibyo bintu ni ibiki? Ikizira cyamaze kwinjira hera Pascal. Ibijyanye n'ibyo bya social media n'ibikorwaho, abantu bari kuza, kera abantu bajya gusaba Imana imbabazi, ukajya mu nzu y'Imana ugasanga umutambyi, ukajya kwihana ibyaha byabo. Ejo bundi mperuka kubona umuntu ari kujya gusabira mugenzi we ngo imbabazi kuri kamera, ngo Imana imbabarire, ngo nawe mbabarire, ngo byagenze gutya. Ibyo bavugaga byari byinshi, ariko njyewe nshingiye ku mbaraga z'Imana ziba ku muntu n'uburyo twagakwiriye kumenya Imana by'ukuri. Ntago byari bikwiriye yuko ujya gusabira imbabazi kuri kamera. Ndagira ngo yenda ubwo uwo ngo aba yaracumuriye n'ubundi kuri kamera. Oya, gucumura imbere y'Imana ni iki Pascal? Iyo umuntu ari imbere y'Imana akwiriye kuvuga ibintu biri imbere y'Imana nyine. Yego. Ntago icyaha. None se Pascal, tujya gukora ibyaha turi twahamagaye abantu ngo nibaze barebe ibyaha turi gukora? Oya. Bishatse kuvuga ngo nimba utabasha kujya gusambana ngo uhamagare abantu ngo ngiye gusambana, wagakwiriye no kujya kubwira Imana ko wanze icyaha ku mutima wawe, ushatse abizerwa nk'uko Bibiliya bivuga, mwaturirana ibyaha byanyu kugira ngo ijambo ry'Imana cyangwa se ubuntu bw'Imana bube kuri mwe. Ariko ntago byari bikwiriye kujya muri kamera. Rero mbona atari byo, mbona atari na byiza, mbona bitanakwiriye umuntu witwa yuko yubaha Imana, kandi umuntu w'Imana ntakwiriye kujya gukorera ibibi imbere y'abantu ngo bigaragare. Ibi ngibi njyewe mbibona nk'ubwibone no kwirata no gukora ibintu bidakwiriye ko Imana ibishaka.
yego urakoze cyane. Reka tugere ku bahanuzi. Abahanuzi bari kuri social media. Pascal, iyo bigeze ku kintu cyitwa abahanuzi cyo byarangije kurenga urwego. Yego. Ndagira ngo mbwira abanyumva kandi banteze amatwi bakwiriye gusenga. Dukwiriye gusenga kubera yuko ikintu kijyanye n'abahanuzi cyo hari umuntu wigeze uvuga ngo ni intumbi ziyisaba abaganga. Intumbi ziyisaba? Ntago ntukanye. Ni intumbi ziyisaba abaganga. Ni intumbi ziyisaba abaganga. Ndagira ngo mbabwire ko hari intumbi zapfuye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ariko zikaba zikiriho ziri kubeshya, ziri gukora amanyanga. Rero ibi bintu tubona ni gute umuntu muzima witwa umuhanuzi ajya kubeshya ibintu kuri social media mu buryo bugaragarira amaso y'umuntu wese ko ari ibinyoma. Ni intumbi ziyisaba abaganga. Abantu bari kujya gukorera ibitangaza kuri social media, ntago ariko Imana ibishaka. Ibyo si ibitangaza, ahubwo reka mvuge nk'urugero nk'umuntu ujya gutanga ubuhamya. Yego. Agajya gutanga ubuhamya butariho, butigeze bubaho, ndetse butazigera bunabaho, kugira ngo agaragare nko kuko yagaragaye kuri social media. Yego. Social media yagakwiriye kuba ari ikintu gishobora gufasha Imana kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana buvugwe ahantu henshi kandi bwa nyabwo, ariko Satani yabuzamukiyemo, azamura ya social media, aragenda afata babandi bitwa abahanuzi, abaha ibintu bibi bidashoboka, bitanabaho iby'Imana idashima, aba ari byo baza kuvugira kuri social media, bibeshya kugaragaza impano zitarizo. Mbese nje namaze kubona yuko ari intumbi zigize iki? Abaganga. Rero ntago navuga ngo abahanuzi kuri social media, ahubwo ni intumbi ziyisaba abaganga, n'abantu bari gukora ibintu bitari byo. Mbese Imana, ndagira ngo njye mbwira abantu bakurikira ibi bintu bya social media, ijambo ry'Imana ravuga ngo nimubona ibyo byose bije muzarareme murebe hejuru. Ndasaba abantu kurarama bagasenga Imana, ntibabashe kumva ibidafite umumaro, ahubwo babashe kumenya icyo Imana ibashakaho. Icyo Imana ishaka ni ukugira ngo abantu bakizwe. Nimba uri kuvuga ibintu bidakiza abantu, uri intumbi yise umuganga, uri kuvura ibidashoboka. Nimba Imana irashaka ko abantu bakizwa, irashaka ko abantu bava mu byaha bagakorera Imana, bakavuga ibintu Imana ishaka. Ariko nimba uri kuvuga iby'Imana idashakaho, wamaze kuhinduka umwana wa Satani. Rero ndumva kuri icyo kintu cyitwa abahanuzi kuri social media ni ibintu bimaze kugaragara, ariko abantu b'Imana bagakwiriye kumenya agaciro kabo, ntibabashe gutega amatwi bidafite umumaro. Ari ijambo nshaka kubwira riri muri Ezekiyeli. Ezekiyeli, reka mfashe tuhasome, mfashe Pascal. Dusome muri Ezekiyeli 14, harebe tuhagere vuba vuba, kumve ikibazo kiri mu bantu n'aba bitwa ko ari abahanuzi birirwa ku social media, ndetse n'abirirwa babateze amatwi bagacumurira kuri ibyo bintu. Twumve kuntu Ezekiyeli 14 wahageze. Kanze gatoya sindahagera. Ezekiyeli ngiye nahageze. Kanama nanjye maze pagere. Ezekiyeli 14 ibice 14 ku murongo wa 9. Ezekiyeli 14 ku murongo waho wa 9. Reka misomere nawe urahakurikirana. Ezekiyeli ibice 14 ku murongo waho w'9 haravuga ngo umuhanuzi nashukwa akagira ijambo avuga. Wumve ahantu ndagira ngo witonde. Ndakumva. Kandi n'abadukurikiye bitonde, bataza kuvuga ariko se byo bigenze gute kuki muhanuzi washukwa n'Imana. Ariko kubera yuko abantu batabasha kumva ibintu kimwe no gusobanukirwa kimwe, ndagira ngo tubanze twumva aya magambo. Turasoma umurongo wa 9 n'umurongo w'10. Yego. Umuhanuzi nashukwa akagira ijambo avuga, jya Uwiteka nige uzaba umwishukiye.
urimo urabyumva neza? Ndabyumva ndi kure. Kandi nzamuramburiraho ukuboko kwanjye. Haleluya. Murimbure ave mu bwoko bwanjye Isiraheli. Nabo bazajyana n'ibibi byabo. Ibibi by'umuhanuzi bizahwana n'ibibi by'umumpanuriza. None Pascal Karame, ijambo ritubwiye nguki? Ndagukunze kabisa goma. Subiramo iri jambo igice cyake umurongo wa 9. Reka nzasubiremo we. Yesu we. Yesu. Umurongo wa 9. Avuze nguki? Umuhanuzi nashukwa akagira ijambo avuga. Njye Uwiteka ninjye uzaba umwishukiye. Rekera burekeya. Tumaze twumva aha. Ngo umuhanuzi naramuka ashutswe. Yego. Akagira ijambo avuga. Yego. Bibiliya iratubwiye ngo njye Uwiteka ninjye uzaba umwishukiye. None Pascal. Hari reka nkubaze iki kintu kimwe. Yego. Hari umuhanuzi wari wajya agahanura mu izina rya Satani? Ntawe. Kuki bose bahanura mu izina ry'Imana? Ari abanyabinyoma mu izina ry'Imana, ari abukuri mu izina ry'Imana. Ari umunyabinyoma mu izina ry'Imana. Ari umunyakuri nawe mu izina ry'Imana. Uzi impamvu Bibiliya ivuze Imana ivuze ngo njye ubwanjye ninjye uzaba umwishukiye. Ariko pay attention, nzamuramburaho ukuboko kwanjye murimbure. Pascal ndagira nkubwire ngo iki gihe kigeze. Imana igiye kurimbura umuntu witwa umuhanuzi wese wavuze mu izina ry'Imana akavuga abwirijwe n'umwuka wa Satani akabeshyera Imana ngo ni Imana ivuze kandi Imana itavuze. Impamvu bavuze ngo njye Uwiteka ninjye uzaba umwishukiye ni ukuvuga ngo uyu nguyu ni icyambu, ni icyapa. Pascal wari wabona icyapa muri feruje? Feruje ugira gutya ugatambuka ikaguhagarika ikakuyobora ariko isigara aho ngaho. Ni icyapa niko kimera, kirakuyobora yego, ariko kigusiga aho ngaho. Igihe kikazagira icyo cyapa bakagishwanyagura bakagita muri puberi. Ndumva mfashijwe. Ndakumva. Umuhanuzi nawe uri kuza kuri social media akaza kubwira abantu ibintu bitari iby'Imana yamutumye. Nibyo tuzabyemera, turabyumva, nibyo koko pe, niko kuri. Ariko Imana ntago ari izabimutumye, ahubwo Imana iyo izaza kuko imbaraga z'Imana n'icyubahiro cy'Imana izareba wowe nyine uri kubwirwa, nta kundi byagenda. Urumva? Ariko uwo muhanuzi Imana izamuramburaho ukuboko imurimbure ave mu bwoko bw'Imana, ye gukomeza gushuka ubwoko bw'Imana. Abantu benshi rero bitwa abahanuzi hano kuri izi social media ni abantu bari kubeshya, ariko bazahwana n'ibibi byabo nabo bwabo. Umurongo w'icumi atubwiye ngo cyasomye. Umurongo w'icumi. Nabo bazajyana n'ibibi byabo. Nabo bazajyana n'abahanuzi. Yego. Ibibi by'umuhanuzi bizahwana n'ibibi by'umuhanuriza. Reka nkubwirire ijambo. Abahanuzi benshi bitwikiriye ingo z'abakire. Abahanuzi benshi bitwikiriye ingo z'abakire kandi indushyi nyinshi nazo zitwikiriye amajwi y'abahanuzi. Ikintu mvuze aracyumvishije? Ndakumva. Indushyi nyinshi nazo zitwikiriye amajwi y'abahanuzi. Ubu umuhanuzi ari kubura ibyo avuga akajya kubeshya kubera indamu akuye mu nzu z'abakire. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ibibi by'umuhanuzi bizahwana n'ibibi by'umuhanuriza. Ari wowe wahanuye ibinyoma n'uwakiriye ibinyoma, mwese muzahwana no kurimbuka kumwe. Bizahwana no kurimbuka kumwe. Wowe wakiriye ibinyoma utabashije kumenya umwuka w'Imana, kubera yuko kuvuga Pascal, uyu muhanuzi uri guhanura ibinyoma n'umuntu uri guhanurirwa bose bahuje irari. Ibi bintu banze byumva. Ndakumva. Bahuje iki? Irari. Iri rari rero ari wowe uri gushaka ubuhanuzi ufite icyo urarikiye. N'uyu muhanuzi nawe uje guhanura ateretswe atagize ikintu Imana imwereka, nawe ahuje irari, nawe afite icyo ararikiye. Somera Ezekiyeli 13. Ezekiyeli 13. Ezekiyeli 13 uhere ku murongo wa mbere.
tugere ku murongo w'umunani. Reka dusome mu izina rya Yesu. Soma mu izina rya Yesu. Ezekiel 13 guhera ku murongo wa mbere. Hano nta mutwe ijambo garagaza. Reka umutwe w'ijambo ri hano. Yego. Abahanuzi b'ibinyoma bavugwa. Yego. Ngakomeze some. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu uhanurire abahanuzi ba Isiraheli bahanura ibyo bahanura uhanurire abahanuzi ba Isiraheli bahanura kandi ubwire abajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo ubwabo uti nimwumve ijambo ry'Uwiteka uku ni ku mwami Uwiteka avuga ngo bazabona ishyano babahanuzi b'abapapa bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntacyo beretswe yemwe Bisiraheli we abahanuzi bawe bameze nk'ingunzu zo mu kidaturwa nimurakazamuka ngo mujye mu byuho byo reka dukomeze ntimurakazamuka ngo mujye mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya Isiraheli habe no kubiziba ngo mubone uko muhanura. Yego, mu ntambara ku munsi w'Uwiteka babonye iyerekwa ry'ubusa n'ubupfumu bw'ibinyoma kandi bavuga bati niko Uwiteka avuga, nyamara Uwiteka atari wowe wabatumye, atari wowe wagize gute wabatumye. Ariko bemeza aka kantu gakurikira Pascal, ndakumva. Ariko bemeza abantu kwiringira ijambo ryabo rizasohora. Ijambo ryabo ko rizagira gute rizasohora. Umva kakana ngo ariko bemeza abantu kwiringira ko ijambo ryabo rizasohora. Ryabo bahanuzi ni iry'Imana, ni iryabo bahanuzi, niko Bibiliya ivuga. Ni iryabo bahanuzi. Karindwi. Mbese iyerekwa mwabonye si iry'ubusa, ubupfumu mwavuze si ubw'ibinyoma, ubwo muvuga muti Uwiteka yavuze kandi ntacyo avuze. None se Pascal, ubundi uracyakeneye kumenya iki? Gumamo. Iyerekwa bagize ntago ari iry'Imana, biringiza abantu yuko amagambo yabo ari ay'ukuri. None nimba wowe muhanurirwa utabashije kugenzura uwo mwuka w'Imana ngo umenye nimba ari Imana ivuze, ni umuhanuzi azaza avuge, azagira gute? Azaza avuge. Bizahwana na rya jambo twasomye muri Ezekiel 14 rero, ngo ibibi by'umuhanuzi bizahwana n'ibibi by'umuhanuriza. Bemeza abantu yuko ijambo ryabo rizagira gute rizasohora, kandi nyamara Uwiteka ntago yagize gute, ntago yavuze. 8 hatubwiye ngo iki? Nico gituma umwami Uwiteka avuga ati kuko mwavuze ibitagira umumaro mukabona ibinyoma, nuko dore ndabibasiriye. Niko umwami Uwiteka avuga. Reka dusubire subiramo. Reka dusubire mwaha. Subira mwaha. Nico gituma umwami Uwiteka avuga ati kuko mwavuze ibitagira umumaro mukabona ibinyoma, nuko dore ndabibasiye. Niko umwami Uwiteka avuga. Yesu adutabare cyane. Pascal, niko umwami Imana avuze none kuri iyi kamera. Gumamo turakumva. Imana iravuze ngo igiye kwibasira abahanuzi b'ibinyoma, iyibasira n'abantu bahanurirwa nabo ibinyoma, kubera yuko ntago Imana izakomeza kwihanganira ibintu Pascal. Ntago Imana izakomeza kwihanganira irivuga butumwa ripfuye kuri social media. Ntago Imana izakomeza kwihanganira. Reka mbabwire barokore, unyumva wese muhanuza ahuri, muvuga butumwa ahuri, ndagira ngo nkubwire yuko Uwiteka atazakomeza kwihanganira ibinyoma biri kuvugirwa kuri izi social media. Imana yababaye, Imana yarakaye, kubera yuko ibintu biri gukorerwa aha hantu ni ibintu bibi, ni ibintu Imana itigeze yishimira. Kandi ndagira mbabwire yuko uyu mwanya abagakwiriye kuvuga ubutumwa bwiza, abagakwiriye kuvura abantu ngo indwara zikire,
Imana itugirire neza, nibo bari kubarimbura. Abagakwiriye kuvuga iby'Imana byiza nibo bari kujyana abantu ikuzimu. Abantu bari kujyanwa ikuzimu n'abagakwiriye kubakura ikuzimu. Abantu bari kujyanwa mu rwobo n'abantu bagakwiriye kubavanayo. Ukaza ukabesha ibintu, ukabesha ko ari Imana yavuganye nawe. Ijambo riratubwiye ngo nta Mana iba yabatumye, benshi muri twe nta Mana iba yabatumye. N'ibyapa biyobora abagenzi, kare natangiye nkubwira ngo ni intumbi zigize abaganga. Imana tugirire neza, Imana idutabaze. Gumamo komerezaho message Imana yaguhaye. Uwiteka Imana yo mwijuru rero tugire neza. Reka nkubwire ijambo tugiye gusoma ritoya kugira ngo ngire icyo mbwira abantu bankurikiye. Yego. Imana ikomeze kudufasha. Dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Yohana yanditse n'ibyahishuriwe Yohana ibice 22. Turasoma umurongo umwe gusa. Umurongo wa 15. Ibyahishuriwe Yohana ibice 22 umurongo waho w'15. Yego. Uvuga ngo iki? Adusomere. Hanze hazaba imbwa n'abarozi, n'abasambanyi, n'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Rekeraho ngo n'umuntu wese ukunda kubeshya akagira gute Pascal? Akabikora. Abahanuzi bajemo bazaba hehe? Hanze. Ni muri Canada se? Aho hanze ni muri Canada, ni muri Amerika, ni Australia, ni Nigeria, ni hanze aba bantu bazaba. Hanze hazaba imbwa. Imbwa ivugwa ni iyihe Pascal? Ni imbwa iyi imoka? Oya. Cyangwa ni imbwa yamotse ibeshya iby'Imana yabatumye kandi bitabatumye? Izo nizo mbwa. Bibiliya iratubwira ngo imbwa ntizizongera kutumokera. Ndagira mbwira aba bantu bumva hari imbwa zimoka ziba ku bipangu by'abantu ugasanga ziri kumoka. Ntabwo ntukanye Imana inyumve, neza amatwi banyumve, sindi gutukana, ndi kuvuga ibiri ni Bibiliya bivuze, ntabwo ari njyewe. Hanze hazaba imbwa n'abarozi. 3 hazaba uyu muntu usambana. Icyaha cy'ubusambanyi kiragwiriye. Ariko ndababaye muri iyi minsi Pascal. Yego. Dore agahinda mfite gakomeye, sinzi nimba namwe muri kubireba. Ni gute umuntu ajya gusenga agahanura akavuga indimi? Nje kera mu gukizwa kwanjye, kuko Pascal nakijijwe 97. Niho Imana impamagara ndi umwana muto cyane, irampamagara muri 97. Ariko uburyo nagiye mbona ukuntu Imana iteye ubwoba, nagiye mbona Imana ari inyabutware, nagiye mbona Imana ari inyembaraga, nagiye mbona Imana iteye ubwoba. Nagiye mbona ukuntu Imana ikora. Yego. Imana ikora uterero. Nagiye mbona abantu bavugana n'Imana, Imana igasohoza ibintu byabo ku munota. None ni gute umuntu abasha gusenga agasambana? Babwire kumba. Ni gute umuntu abasha gusenga Pascal? Dore ikintu kiri kumubaza muri iyi minsi, abantu bari kuzaba bananiwe. Aribyo cyagiye natangiye nkubwira ngo abagakwiriye kubakura mu buzima bubi nibo bari kubashyira mu buzima bubi. Ni gute umuntu asengera umuntu bukukarago bagasengana akanamuhanurira, yarangiza akamubwira ngo ngiye kugukorera deliverance y'ubusambanyi, akamwambura imyenda, barangiza bagasambana. Ubundi ibyo bintu byo ni biki? Kibazo. Hanze hazaba izo mbwa. Hanze hazaba izo mbwa zisengera abantu zarangiza zikabasambanya. Hanze hazaba abo barozi bafite akanwa karoga, bavuga amagambo y'uburozi. Umuntu w'Imana wa nyawe, umukozi w'Imana mwiza, ntago yagakwiriye gukora ikintu cy'uburozi mu kanwa ke. Yego. Umukozi w'Imana wa nyawe ntiyagakwiriye kuvuga ibintu ngo biroga. Hanze hazaba abasambanyi, hazaba abarozi, hazaba ababeshi. Umuntu wese ukunda kubeshya akagira gute akabikora. Pascal, mfite agahinda ko mu mutima. Aba bantu birirwa batubwira yuko ari abanyamasengesho nibo babeshi ba mbere.
aba bantu bitwa batubeshye ngo nabahanuzi ni ukurara kubeshya. Nje ejo bundi nagize intambara ikomeye mu mutima wanjye. Umuntu akakubeshya ngo nutonyohereza 200 ntago ndi bujye ku musozi kugusengera. Yego Pascal ubwo n'ubujura. Hanze hazabembwa n'abarozi n'abajura n'abasambanyi n'umuntu wese ukunda kubeshya kanabikora. Abo n'abana ba Satani bakomoka kuri Satani. Ndagira mbwira umuntu nkurikiye yuko ari abana bakomoka kuri Satani, hano abana bakomoka ku Mana. Abo bakomoka kuri Satani. Abo n'abana ba dayimoni. Kandi bari gukora mu buryo bwinshi. Ndashaka kubwira abantu icyo kintu. Ndagira ngo mbwira abantu bibuke yuko iri jambo tuvuga Satani arisi. Satani yabashije gutsindisha, yashatse gutsindisha Yesu ibyanditswe. Yego. Satani ari gukorera mu bakozi bitwa ngo ni ibikozi by'Imana, abakozi b'Imana. Nje mbyita ibikozi by'Imana kuko umukozi ntabasha kumenya ahagarukira. Umukozi reka nkubwire Pascal, ufite umurima hano ukawushyiramo abakozi bahinga igihe cyagera bagataha. Ariko umwana w'Imana wa nyawe abasha kumenya mu bikari bya se, abasha kumenya aho Imana icyo Imana imushakaho. Umukozi w'Imana, umuntu w'Imana. Yesu yaravuze ngo ntabwo tukiri abakozi, nta nuko tukiri n'abagaragu, ahubwo turi abana b'Imana. Hanze hazaba imbwa rero zibeshya zigasambana. Hanze hazaba umuntu wese uvuga ibinyoma. Hanze Mana tugirire neza. Hanze hazaba umuntu wese ubeshyera Imana. Ntago bazaba muri Canada, ntago abantu iyo uvuze hanze bahita bumva buri indege. Hari igihe bazura indege barimbuka. Ni indege yo kurimbuka. Hanze hazaba umuntu wese ukeneye kurimbuka. Imana tugirire neza Pascal. Reka mvuge ahangaha nsoze ndumva ntaje kuvuga ibintu byinshi. Yego. Ndumva muri jewe ntakeneye kuvuga ibintu byinshi. Ariko ndagira ngo mbwira abantu banyumva banteze amatwi akakanya. Yesu yaravuze ngo nimubona ibyo byose bije muzarare mu murebe mu ijuru muhamagare Uwiteka Imana. Yego. Ndongera ntanga iyi message. Iyi message ngiye gutanga ni message ibwira abantu kugira ngo bagire kwizera. Buri muntu wese ahera h'Imana harakingutse. Ndashaka kubwira buri muntu wese ko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri Pascal. Umuntu wese unyumva umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Ukimara gutabukamo kabiri byari bivuze ngo buri wese yigerereye. Udafite ijambo afite mwuka wera. Udafite mwuka wera asaba Imana imuhe mwuka wera. Buri wese yigerereye asenga Imana. Dusenga Imana. Ngiye kuvuga ibintu bitatu. Icya mbere Pascal, dusenga Imana y'ibitangaza. Nge Imana itari y'ibitangaza sinayisenga. Icya kabiri dusenga Imana yumva. Imana ibasha kubitumva ntago nayisenga. Ikindi cya gatatu ndi kubwira abantu dusenga Imana y'imbaraga. Imana itagira imbaraga like this power spirit. Imana idafite umwuka, imbaraga z'umwuka wera ziza ku buzima bwacu. Tudasenga Imana y'inyembaraga ntago twa dusenga. Dusenga Imana y'ibitangaza, tugasenga Imana yumva, tugasenga Imana y'imbaraga. Imana yumva nujya mu nzu iwawe ugasenga Imana, ukayibwira ibibazo byawe, ukayibwira ibiri ku mutima wawe, Imana izakumva. Nuyibwira ngo nyereka igitangaza, Imana yo mu ijuru izabasha kuguha igitangaza giturutse muri yo. Iravuga ngo dore bateranyije inama ariko sinarinzi irimo. Uzagukoranyiriza wese azapfa ari uwazize. Ubashije gusenga Imana y'igitangaza, igitangaza cyamanukira ku buzima bwawe. Igitangaza kikaza. Dusenga Imana kandi y'imbaraga. Tudabasha gusenga Imana y'imbaraga ibyo twaturimo byose byabibaye imfabusa. Ndajyamba ngira abantu banteze amatwi yuko Imana dusenga ari inyembaraga. Kandi Imana ibabarira. Ndagira mbwira abantu rero iyi message, haba abahanuzi baza kuri social media, haba abahanuzi bataza kuri social media ariko babesha, babasha kumva ibintu bihane kurimbuka kutaraza. Bihane bongere bihane kurimbuka kutaragira gute kutaraza. Kuko ni batihana Pascal umushinya w'Uwiteka Imana iramanutse. Imana imanuwe no kuza kureba ikintu kiri gukorwa hano ku social media. Reka nkubwire iki kintu. Umunsi umwe Imana yigeze ivuga iravuga ngo manuwe kureba nimba ibyo barega Sodomu ni Gomora nimba ari ukuri. Imana yimanukira kureba nimba ibyo bari kurega Sodomu ni Gomora ari ukuri. Kabiri, ntabwo Imana yaje ngitira Sodomu ni Gomora, yarayisanga umukiranutsi wayo Abraham. Hari abantu Imana iri gusanga mu ibanga. Iramusanga iramubwira, iramuvugisha.
iramuvugisha amuga ngo ngiye kureba koko. Aburahamu atangira kubwira Imana ngo nugerayo ugasanga abantu 50, yatangire ku bantu 50 igera ku bantu 5. Avuga ngo kubwawe Aburahamu we ninsanga y'abantu 5 nzababarira kubwawe. Nzababarira gukiranuka kw'Imana kurahari. Ariko Sodomu ni Gomora barimbuwe n'ubusambanyi, barimbuwe n'ubutinganyi, abantu bari kuza bakavuga ijambo ry'Imana bari gutingana. Ntago rikiri ijambo ry'Imana, ryabaye ijambo Satani ariko ngiti ry'Imana ko abantu bari kubeshya abantu. Imana tubabarire, Imana ibabarira abantu. Imana bagirire neza. Sibyo? Rero ndagira abantu bihane bave muri ibi bintu, agakiza k'Uwiteka karahari kandi kurimbuka kurahari. Urupfu nubwo Yesu yatinda ariko urupfu ntago rutinze. Ndagira abantu yuko nubwo Yesu atinze kuza ariko urupfu ntirutinze. Ariko ntago Yesu agitinze. Yesu arahari. Araje abonane n'abantu. Araje yishyuza abantu amadeni bagiyemo. Imana tugirire neza. Rero nshimye Imana kubwa kakanya tugeze kuri urubuga Imana irahari TV. Imana tugirire neza, itwambika imbaraga. Ariko ndagira abantu kuri yuko Satani ari gukora mu buryo bugaragara. Abantu nibadahagarara ngo barwanye Satani barapfuye barashize. Ntago nje kubwira abantu ko gupfa ari ugupfa nyine, ariko kandi gupfa ni ugupfa. Abantu nibadahindukira ngo barebe ibintu byabagirira umumaro, nibadahindukira ngo basenge Imana y'ukuri n'ubugingo, barapfuye barashize. Kandi Imana irahari kugira ngo izure abantu bayo. Amen. Imana itugirire neza. Rero Imana iduhana umugisha. Nasoreza ahangaha, ariko mbabwira abazajya bashaka kunkurikirana bazajya bajya ku kose. Nomero ya telefone yanjye ni 078 11 48. Yego. 773. Urakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Abantu bashaka kujya bankurikirana neza bajye bankurikirana kuri channel yitwa Ibihe Byiza Peter TV. Tujye tubasha kuganira, tugira ijambo ry'Imana ryiza kandi tugira ibiganiro byiza. Imana igibasha kubana natwe no kubana namwe. Imana ibaho umugisha. Imana ishimwe. Amen. Nkuko twatangiye dusenga n'ubundi reka ngusabe kugira ngo twongere dusoze dusenga. Mana turagushimye turaguhimbaje kuri Imana nziza. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'inyabutware, uri Imana ivuga bikaba. Dusengeye umuntu wese wamenye izina ryawe ariko uyu mwanya akaba ari kubivangavanga. Uyu mwanya akaba ari gukora ibibi yitwaje izina ry'Uwiteka, yitwaje ko ari umunyamasengesho. Abari gusambanya abana b'abakobwa bitwaje ko ari abahanuzi, ari abapastoro, bakabashyira mu byumba by'amasengesho nk'aho bakabasengera ahubwo bakabasambanyirizamo. Abari gukora ibibi bitwaje izina ry'Imana, nkuko Satani yitwaje icyanditswe akajya kugusha Yesu akamubwira ngo nimbura umwana w'Imana kuko izategeka abamarayika b'Imana ngo bakurinde ngo udakubita ikirenge kwibuye. Akamubwira ngo nimbura umwana w'Imana ijugunye hasi. Satani yitwaje ijambo ariko Yesu nawe umutsindishije ijambo. Niyo mpamvu nanjye nsabye ngo buri muntu wese atsindishe ibibi ijambo ry'Imana kandi kibi ntikizongere kubaho ukundi, ahubwo buri muntu wese amenye icyiza kiri mu mutima we, amenye yuko akwiriye gukorera Imana kandi akavugira Imana mu gihe gikwiriye. Turasenze rero, hari abantu badukurikiye bananiwe, hari abadukurikiye barwaye. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, uburwayi bwose bushwanyagurike, Satani w'uburwayi ananirwe mu izina rya Yesu. Buri muntu wese ufite uburwayi butandukanye izo ndwara zikurweho. Hari umuntu ufite ibibazo bitandukanye ku mutima we, hari umuntu wenda kwiyahura aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Uwo muntu nagaruke mu buntu bw'Imana. Turamugaruye, turamugaruje, ikiganza cy'Uwiteka kimugarure, ubwiza bw'Imana bumugarure. Hari umuntu wabuze credit yazengereje ashaka kugira ngo ayishure ariko yabuze uko yakwishyura. Satani ashaka kumuterezereza ibye cyamunara. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo izo mbaraga za cyamunara turazirimbuye. Reka ubatanga amafaranga yo kwishyura, reka utange buri kimwe cyose mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye kuko uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Hari abari kudukurikira bari mu bihugu byo hanze, hari abari kudukurikira bari muri Amerika, bari muri Canada, bari mu Bufaransa, abari hirya no hino. Nibabashe kumva ijwi ry'Imana, bashe kumva ijwi ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Iryo jwi ribabature kandi babaturwe. Abakeneye gukizwa bakizwe mu izina rya Yesu Kristo kandi ubaho ubugingo, ubaho agakiza gafatika, ubaho imbaraga zawe. Urakoze urakarama Mwami kubyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo mbesabye nizeye. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Imana ibaho umugisha kandi mugira amahoro. Shalom shalom.